wa muntu ujugunya inkweto aho ubonye cyangwa mu bwinjiriro cyangwa hatari, bivuze ngo uri muri fungira imigisha muri wowe harimo umwijima w'ubukene. Yego. Niba gusezerera mu kazi uzakena. Kubona robine itonyanga haba muri lavabo cyangwa hanze, usibye ko n'amazi ari dépense, ariko mu buryo bw'umwuka bisobanura ni esprit de pauvreté, umwuka w'ubukene. Ufite fuite muri wowe ntabizi, kandi biri nkubera kubwira, kandi ugasanga wa muntu nubwo amazi ajojoba ntacyo bimubwiye, ntacyo bivuze, ntacyo abyumvaho, ariko ni fuite ufite. Sinzi ahora humvise buriya cyangwa tukerekana ko ufite umwuka w'ubukene mu rugo rwawe, ni uburyo amatara azima ntuyasimbuze, ashirira, gatera umwijima mu cyumba cyawe. Niryo hanze rirahamurikisha. No, uwo mwijima uhamagaye Satani. Ubundi se kuki waryestaye cyangwa aya matara abahunyiza agira gutya ngo kandi kabona umuntu yabayemo ntacyo bivuze rwose. Urya n'umutindi. Reka none se niba twemera ko urumuri rutumurikira, ni umwekonomiste, ntabwo ari ukwekonomiza, ahubwo mu mutwe afite ubutindi mu mutwe. Ubumwe bw'abera Ministries, aho amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Nagira umenye ko ubumwe bw'abera si idini, si itorero, ntabwo ugenda no kuba ryo, ahubwo naho wiga ibintu byose ukabohoka, ugasenya ibicaniro bishya, ugasenya byose. Ariyo mpamvu twabategura ikiganiro gitambuka buri mugoroba kivuga ngo mwanira abawe, mwanira busize, siga umurage muzima, siga umurage ukwiriye imbere y'abantu, imbere y'Imana n'imbere y'igihugu. Oh, hallelujah, hallelujah. Building an everlasting legacy. Sigira bawe umuco muzima, bakorere, baraga ibyiza bazakira, kuko niyo mahitamo meza. Senya ibicaniro bya karande, senya ibicaniro by'uburyo bwose, maze wubaka ubuzima bw'ahazaza h'abana bawe. Banira n'abawe, bamenye kubana n'abandi, kubana mu gihugu neza, kubana n'itorero neza, no guhindura imyumvire. Siga umurage ukwiye, nibwo butwari. Amina. Ndagusuje, nkwifurije kugira ibihe byiza udukurikira hose. Hano ni kumwe bw'abera Ministries, amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Ngo hari ikaze rero mu kiganiro mwanira bawe se cyangwa Build an Everlasting Legacy. Mumaze kukimenyera rero ko tuvugiramo ibintu byinshi byabafasha mu buryo bw'umwuka. Ndabasuhuje rero mwese aho muherereye, Imana ibahe umugisha cyane. Amazina ni Jerry, mbifurije gukomeza kugubwa neza aho muri hose. Mushumba, wiriwe neza? Ni amahoro? Ni amahoro. Ndashima Imana, ndanezerewe. Umugambi w'Imana ukomeje kubana nanjye, kandi nizera ko Imana izakora neza byose mu buryo bwose. Yego, amen. Uyu munsi rero mu byo kunywanira abacu, cyane cyane ko buriya rega tujya tunabitekereza, iyo uharuye amayira y'abawe, yego, nawe ntuvunika. Iyo uteguye abawe, yego, bagushajisha neza. Iyo bateguye nabi, ntawe usaza. Yego. Ariyo mpamvu twibanze no kubabwira ku nzozi. Noneho uyu munsi ubu ntabwo nshaka kubabwira inzozi. Ndashaka kubabwira ibintu bitanu byerekana ko iwawe hari umwuka w'ubukene. Ubukene mu rugo? Tindi bwoka. Ko kaburiyo bujya. Harya burakizwa. Ubukene ntabwo bukizwa. Siko ngo nta mutindi wemerwa. Ibaze ko bubana n'umuntu ukijijwe. Siko ubukene gusuzuguza muri bene wanyu. Baravuga ngo mwene wabo abakene baramwanga. Nabo muvukana barakwanga. Ko birivuga. Na bene so. Kandi umukene acicikeshwa mu iteraniro ry'abandi. Ubwo ni mu ruhame. Amafaranga se ikintu. Ahubwo nicyo kintu. Ndashaka mu kiganiro kizaza, ndashaka kubaganiriza ikintu cyitwa amafaranga. Burya amafaranga ari mu buryo bubiri, mu mubiri no mu mwuka. Ntabwo ari impapuro nk'uko mubizi n'imibare. Ni igikoresho
gikomeye. None peteroli izamutse bigenze bite? ibiciro biriyongera. None se nuko peteroli yabuze aho zabaga? Oya. yakamye se, yakamye. ariko abakora diro baba bazi ibyo bakora. Afite ahantu banize. Rero ibintu bitanu byerekana ko iwawe muri wowe imbere hari umwuka w'ubukene. Icya mbere, akavuyo mu bintu byawe byose. Umuntu ashobora kwibaza ngo iyo uvuze akavuyo uvuze ibintu bimeze bite? Desordre. Siyo kavuyo. Kavuyo. Wari wajya gusura umuntu ugasanga imyenda iri mu ntebe? Iba mu ntebe? Oya. Ugasanga imyenda iri mu ntebe, amacupa y'amavuta ari mu ntebe, hari isaha n'ikiko biri mu ntebe kabigomba ku meza, mbega ukabona ibintu bye byose ni akavuyo bicanganye. Uriho umwuka w'ubukene mu rugo rwawe. Yes. Buriya tuno turavuga umwuka w'ubukene. Uti nawe akavuyo. Ugasanga hagombye kujya ibase harimo n'ibiti. Abantu bagera mu ibase bakanayogereza nk'ibyombo bakanayimeseramo uvuga ngo isabune aho n'isabune irimo. Oya. Isabune ivangavanze. Isabune boga bakayifurisha bakayogesha ibyombo kandi si abakene. Bakanayoga kandi si abakene. Rero iyo tuvuga umwanda ngaho nawe ndebera, tuve mu bintu by'abakene. Ushobora gusura umukire ukabona igikombe kiri kuri firigo, uburoso bw'umwana buvanze n'ubw'inkweto, ugasanga ibintu biracanze, mbega ukabona wajya nko kumusura ngo yewe imyanda hano wayishobora se? Kabanza kuhanagura akigezayo. Ibikweto bimeshe bivanze n'ibitameshe, amasogisi y'amanata, mbega ukabona afite disordre. Biriya mu buryo bw'umwuka ufite umwuka w'ubukene. Ushaka kuba utuye muri Amerika, ushaka kuba utuye muri Canada, ushaka kuba utuye i Burayi, niba uri desorganize mu bintu byawe, ni ikimenyetso cy'umwuka w'ubukene mu buzima bwawe. Cyangwa ntawe urasura ngo ujye kubireba. Oya, narabibonye. Mubwiye koga isabune no kuyozesha ibyombo ntarabibonye. None ugasanga aho ikintu cyagombye kuba siho kiri, kandi hari n'abantu basa nk'abafite abishoboye. Hari kositiro ugasanga ni umukene. Ntabwo urabona umuntu ufite imodoka iriho umwanda mwinshi kandi ukabona ntacyo bigize gute. Bimubwiye hari umugabo baragiye gukodeshereza imodoka imyaka 5. Imyaka ingahe? 5. Cyari ikiraka cyiza k'umuzungu yakoze. Noneho kubera kutita ku modoka, umuzungu yicaye havumbukamo ikinyenzi. Ahita kayiruka ati iyo modoka sinayigarukamo. Kubera kutayikorera iki? Isuku. Kandi urumva ukwezi konyine ni 1,200. Mu mezi 5 ngomba ko afite mezi 10 afite indi modoka. Ariko kubera wa mwanda wo mu mutwe, burya ngiye imodoka sibashaka no kubona n'akantu gasana. Abantu bagira desordre. Umuntu agatereka inzara ntazice, ukabona ibintu by'umukara, kandi ukabona ntacyo bimutwaye cyane, kandi uramuzi, kandi yarya n'ubugari. Ngiye mitambireka kibaza we ibyo bikara ntabibona mu ntoki birimo. Uramuzi nawe isomo menye. Desordre. Umuntu akambara imyenda ukagira ngo ntazi kujyanisha. Niba abantu ubona babyuka ntibasasa uburiri, reka tubabwire uriho umwuka w'ubukene. Umuntu uri umwuka w'ubukungu uzarebe n'abana bato. Hari igihe ubyara abana hakagira ubyuka akazinga utwenda akadushyira ku ruhande, hakagira undi abijugunya habonye akahita yigendera.
hakaza kuba intambara z'imyenda yabo. Rero dezuru akavuyo mu bintu, umuntu agasanga afite isafuriya iriho imbyiro kandi afite gaze, uwo mbwa nawe yabyumvise buriya, atekesha gaze ariko isafuriya iriho imbyiro iziva heza zamurikiriro. Iyo yatetse nk'ubugari akongera agashyiramo kawunga ukarwara mu nda, abantu wahita upfa. ugasanga ibintu bye si ikintu cya mbere kimuranga. Mutuma ikintu ntakibone, ntazi aho ashakira ibintu. Yego, uwo ngo utazi aho ashakira ibyo yabitse kubera akavuyo ntiyamenya n'aho ashakira umugisha. Niba ufite desordre mu bintu byawe bitoroganije, ishuka ivanze n'ipantaro na sogisi n'ibiki, usanga ibintu byose bivanze. Hari n'abantu usanga ari abakire basanzwe, wajya muri firigo ugasanga n'imipangire yo muri firigo ntibaho. ubundi imipangire y'ibintu mu Umwuka bikwereka rwose. Erega buriya kuba utunze miliyoni 10 kubera ubujiji n'ubukene ufite mu mutwe, wagombye kuba utunze magana angahe, kuko ntawe uragera kuri top y'ubutunzi. Icya kabiri, kiye kukivugura se, yenda benshi nta mazi mugira mu rugo, kubona robine itonyanga haba muri lavabo cyangwa hanze, usibye ko n'amazi ari dépense, ariko mu buryo bw'umwuka bisobanura ni esprit de pauvreté, umwuka w'ubukene. ufite fuite muri wowe ntabizi, kandi birimo birakubwira, kandi ugasanga wa muntu nubwo amazi ajojoba ntacyo bimubwiye, ntacyo bivuze, ntacyo abyumvaho, ariko ni fuite ufite. Sinzi aho urahumvise buriya. Cyangwa tukerekana ko ufite umwuka w'ubukene mu rugo rwawe, ni uburyo amatara azima ntuyasimbuze, ashirira, gatera umwijima mu cyumba cyawe. Niryo hanze rirahamurikisha. No, uwo mwijima uhamagaye Satani. Ubundi se kuki waryestaye? Cyangwa aya matara abahunyiza agira gutya ngo kandi kabona umuntu yabayemo ntacyo bivuze rwose. Urya n'umutindi. Reka none se niba twemera ko urumuri rutumuriki, ni umwekonomiste, ntabwo ari ukwekonomiza, ahubwo mu mutwe afite ubutindi mu mutwe. Nyamara amafaranga arahenze, kuko kukuramo angari ukagura indi, kandi nubwo ubundi birahenze, rirakarira myasi, ariko ntiribona, ariko riratigita. Kutavuze kuri ya mazi atonyanga se, ese ubundi ujya kwesitara wagira ngo wirukane iki? Umwijima. Satani akorera hehese aho ngaho nyine mu mwijima, akorera mu mwijima. Naye ibitara bitangiye kujya bihunyeza ngo mwe kwago bigira gutya bimeze bite. Ahandi arazimye ntuyashimbuje urayihoreye, mumureke ngo ibindi riboneshe. Nibyo ko kurakennye, ariko it's esprit nabwo harimo fuite n'ubuke mu buzima bwawe. Yego, ibintu mbabwira babyumve. None niba ari ubukene ko rihunyiza rikumarira umuriro ntacyo rimaze, warikuyemo karibika igutwaye iki? Burya umucyo ni icyizere, ni icyerekezo, kandi burya ahantu hose habona. Ntabwo Satani apfa kuhakinira, ndabikubwiye. Ahantu hose habona Satani ntapfa kuhakinira. Ukumva umuntu ngo yanga, urumva ngo ngiye nkunze kwibera mu mwijima. ngo ibintu by'umukara nibyo mba numva nshaka. Rigapfureba. Ikindi cya kane kikwereka yuko umwuka w'ubukene uri mu mutwe wawe. Hari abantu bambara inkweto zinuka yajya kuzikuramo akazubika ngo zitaganira. Abyumva. Nabundi ntacyo bukoze.
akazubika wakubika abandi bakazifite ugasanga biravangavanze bya bikweto imeshe ariko sinzi notse inkweto abafite ikibazo cyane ugasanga ahubwo wanazishyize n'inyuma y'urugi rwinjira. Inkuru nziza uyifungiye ku muryango wawe. Buriya mubwire abantu benshi ntabwo bazi imbaraga z'umwijima mu iterambere ry'umwuka no mu bifatika. Gusiga urukweto hanze cyanyuma y'urugi rwawe ukarushyira y'urugi kurya bapfurika inyuma y'urugi binjiye. Ubundi wagombye kugira aho wazigeneye. Ubundi nyumva neza inkweto nizijya aho zagenewe nubwo waba uri umukene ariko ufite aho wabizigenewe cyane habe hatoya ariko hahari. Undi muntu ugaragara ko afite umwuka w'ubukene ni wa muntu ugera mu rugo kwikura nk'imyenda bikamunanira n'inkweto ugasanga akuyemo rumwe ubundi atekereje ukabona isogisi ajugunya aha irindi ajugunya aha inkweto hariya. Rero iyo uri wa muntu ujugunya inkweto aho ubonye cyangwa mu bwinjiriro cyangwa hatari bivuze ngo uri muri fungira imigisha muri wowe harimo umwijima w'ubukene. Yego. Niba gusezerera mu kazi uzakena. Icyanyuma kutaganira ku mafaranga. None umwuka w'ubukene. Gutese amafaranga. Kutaganira n'amafaranga cyangwa kuganira ku mafaranga. Urugero. Are you single? I know. Yes, I am. Ariko mu busingo bwawe ugomba kuganira n'amafaranga yawe. Njyewe I'm not single. Ganira nayo. Ku mafaranga ntabwo uri single. Yabwira uti sinkurya ubwo ndagushora kandi urambyarira inyungu. Ganira n'amafaranga. Nagari kubyina urabyumvise ariko bitawe. Vuga uti Nyagasana mpaye miliyoni. Amafaranga ati hari urukweto rwa 200. Yego. Ndakwiyamye. Kubitira kuri bitekerezo byo guspenda. Amafaranga ntago nkujyana mu kabari. None se wanjyanye muri boîte ko hari ishyushyu sinjyayo. Tukatuganire. Okay, ubwo ni ya autorité yo kuyategeka. Good. Ariko mwaganiriye. No kuvuga ngo ya majwi arakongorera kwereka ibigomba kuyatwara nawe ukayashikamisha. Ndakubika. Ndagushora. Yego. Ubwo buri singo. Noneho abagabo n'abagore babana mugomba kuyavugaho. Ibyayazana dore turayazanye ni terisome. Dukora iki umwe gashenete karacuye undi yabana inkweto ngeho ndagura ikibanza mayange. Yego. Kuko aya maginga ya matinda ya mazima uburyohe n'ubuzima aho yatumye nukuri ajyayo kandi akazana icyo yatumye. Yatumye indaya azayizana. Yatumye imodoka irayizana. Yatumye uburozi buraza. Yatumye kwica umuntu arapfa. Unayatumye mu kuyasho aragenda. Yohereje muri banki aryamayo. Umugaragu mwiza. Yatumye ikibanza igahaka muri si. No umugaragu wumvira ariko ajyana n'imitekerereze yawe. Yanyira kuyagira. Usibye nakubwiraga mwige kuganira n'amafaranga. Ariko ubundi amafaranga y'ibihumbi 100 ntabwo nagutangizamo igikomando. Capati n'ishyimbo na mukaru. Ati byankunda ariko ni namacyo ushaka wanguramo ipantaro nta kibazo. Ukumvira dépense. Yego. Kutakumvira igishoro. Rero abantu bafite umwuka w'ubukene ntibaganira nayo. Kandi abafite umwuka w'ubukene ntibakunda kubana nayo. Ahubwo barayiyambura. Barayiku. Wagira ngo afite ukuntu abakirigita bakagira gute? Akabarekura. Bakarekura. Hari uwambwiye ati jyewe nyumva ifaranga rero mu mufuka. Nta bitotsi mbona. Bibaho.
ngero mu gihe nuko telefone yabihinduye nahoraga numva nakanda ahari none se nkubaze je wenda njyewe nuko nta nayo ngira ariko iyo nyafite ntiwabimenya ntayagira you never ariko know. nkubariza akabazo ariko abandi bantu bose tubana eh iyo yafite nzi icyo atabura n'undi iyo yabonye nzi icyo atabura nkavuga arayafite cyo urumva rero hakaba ubundi nkubwira buriya watanga sheri wawe ngo ajya ahandi he nyine oshya rero iyo utarita amafaranga inshuti itakuva iruhande aranyanyagira ubwo uyite sheri wawe agomba kumva ariko aransiga ajyayo aransiga nyatumye ikibyara ndi sibyo yego rero kudisikasinga n'amafaranga bigaragaza imbaraga n'ubwenge ukabayinga ndakora kiriya yego nakubwiye mu biganiro byatambutse umwanzi w'umuntu ni akanwa ke umwanzi w'umuntu ni ukunda n'umwanzi w'umuntu ni iki niba ukibuka navuze ni ibyo ukunda ati ndayabonye munshyireho inkoko yose yego kandi n'akaguru kamwe karahagije yego uzarya inkoko buri munsi uragaca ntabwo byakunda ese wemera ko iyo usohoye amafaranga aba agiye ntabwo agaruka nta kindi kintu yatumye si iyi mpeta nambaye ngo ninsonza nisubize mu mujyi bampa agafaranga si iyi saha nambaye ibyo ni muri properties ni nko gushora ni nk'igishoro burya kuko uyabitse mu bundi buryo nubona umugore yambaye shanete ihenze cyangwa umugabo yambaye amagurunete yambaye iki ntugatekereze ngo arashaka kwereka abantu ko afite ibiha arenze warabitse n'ibikoma bizakunda worora itungo rikakugoboka yego urimo urabyumva cyane rero ibyo ukunda gutwarira ubutunzi gerageza kubira imiti nka buriya hagira uzangurira nkunda amata mu buzima amata pe ntabwo naryama nashake bampe no kukayiko ariko numve ko nsomye inshyushyu nko kugurira inka bivuze ngo sikagukamirwa ubwo nyakunda uko ariko mfite uko nyajera hari agakombe ntagomba kurenza yego se nubwo numva nakabigize gutya ubwo ndirinda gufata ya karito ngo suko ntiwayinkura ku munwa ubwo wavuga ngo reka tuguha amata ukaba muri kakasheri rya mu cyansi ukambwira ngo uranyambura wayanterera ku munwa ariko burya kora ku munwa ruko none rero kubera ko ari byo nkunda nzajya na karahuri yego sawa urakoze hanyuma ubukene bwa nyuma bubi nubikora bireke kumena ibyo kurya bihiye cyangwa bibisi ukabishyira muri puberi hari abakeneye ibyo bintu babibahaye yego ufite umwuka w'ubukene niba ibintu nakubwiye bitanu byerekana ko umwuka w'ubukene uri muri wowe akavuye mu bintu byawe amerika ntuyiteho kudahindura amatara yapfuye nagaragara nabi inkweto zirunze uko ziboneye kutaganira n'amafaranga yawe ngo uyabwire uti uratuza cyangwa ntutuza yego cyanyuma kwangiza ibiribwa cyangwa kubimena yego ikintu kibi ni ukuri pe kiranazira burya ni umwuka w'ubukene aha utunze imodoka ari bumve ko tutavuze ibiri byo n'utuye mu bihugu bya ndabwiza ukuri ubundi aho uri siho wagombye kuba uri ushingiye ibyo wakoze yego kuri revo yawe aho uri siho wagombye kuba uri kuko uri mu gihe kimwe baragusize kubera iyo mico mibi urumva ko ikintu cya gaspillage ntabwo twakivuze oya gusesagura depende ahubwo uburyo bwo kuganira yego ganira n'ibyawe kandi Yesu abaduhe
mugisha muhahe muronke mugubwe neza mwanira bawe bazagufasha mu zabukuru. Amen.